Yesu avuga mu mwuka, abo mwuka barabifata, bamara kubifata bikaba ibyabo. Haleluya. Hari uwahinduye izina ryanjye, ntago ngiri wa wundi. Nimba ari abantu bariganije uvuga ati ntago ngiriganya, ntago nkitwa umuriganya. Haleluya. Ntago nkitwa Yakobo umuriganya, nitwa Israel, le prince de Dieu. Nawe hari icyo Yesu Kristo yaguhinduye, byamamaze, bimuheshe icyubahiro. Araho Yesu yagukuye, byamamaze, bimuheshe icyubahiro. Ayo madayimoni y'inyatsi wakoraga ibyo ukora byose ukaruha, ukamera nk'ushira mu mufuka utobotse, ntumenye amafaranga yaciye, uyu munsi ubimenye, dayimoni yitwa inyatsi yanyazwe. Uyu munsi rero mu ijambo rimwe ni ukwamamaza, kwamamaza ko utakiri wa wundi, ukamamaza ko utagituye hahandi. Ntabwo ukiri wa wundi isi yarizi, satani yarazi, kandi ntabwo ugituye hahandi isi izi kandi satani azi. Mu kwamamaza rero uramamaza n'uwabikoze. Niyo mpamvu dusoma muri Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 9 n'umurongo wa 10. Aho ni Imana iduha itegeko ryo kwamamaza ishimwe ryayo kuko niyo yabikoze. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Nete mukuru wa kiriya musurinye iyo nshinga kwamamaza, kuko nutabikora uzamera nk'abari ab'Israeli mu butayu, ngo ijambo ry'Imana ntago ryasanze kwizera muri bo, niyo mpamvu ntago ryagize efe. Musurinye aho mwandika kwamamaza. Ukwiye kubwira abantu ko utakiri wa wundi, ukwiye kubwira abantu yuko aho bari bakuzi no muri bya bindi warahavuye warimutse. Amen. Amen. Birashaka kuguhakanya, wowe ukwiye kwamamaza, ukwiye kuvuga ngo ariko singiri wa wundi, ariko narimutse, biriya mwari munziho singibirimo. Hanyuma ugatuvuga ati reka mbabwire uwabikoze, ukamamaza ishimwe rye. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dukomeze hari. Mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'iteka. Ni bande batakiri mu mwijima? Umwijima niki? Ni ibyaha n'ubuzima bwose budahesha Imana icyubahiro, babyita umwijima. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Nuvuga ngo hari identite twari dufite kera, hari yo dufite none. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Amen. Uyu munsi rero turabona ngo nitukiriba babandi, tukwiye kubyamamaza, tukamamaza n'uwabikoze. Iyo umuntu ashaka guhindura izina, wenda ku mpamvu runaka, izina ababyeyi bamuhaye ntabwo arishaka, mwabyumvise, urashobora kuba ufite izina, ufite impamvu yo kurihindura. Tuvuge ababyeyi bakwise ngo mbona buca, bivuga iki? Mbona buca bivuga iki? Imana yabwiye ab'Israeli, kubera yuko muzaba mwaragomeye Imana, mukareka amategeko yanjye, mukigana ingeso z'abanyamahanga, umviriza, ngo nibwira muzumva ko butari buce, nibucya naho muzibaza ko butari bwire. Imana iravuga ngo votre vie sera en suspense. Une vie en suspense ni kuvuga iki? N'ubuzima buri incertain. Ntabwo uzi yuko icyiza ari cyo gutegereje. Reka twumve ibyo Imana yabwiye imivumo izakurikira ab'Israeli kandi byarabaye
mu mahanga bagiyemo ngo kubera kutumvira Imana leur vie sera en suspense. Gutega kwa 2:28 vuba. Soma uhereye ku murongo wa 64 ugere ku murongo wa 38. Umva ubuzima Abisirayeli babayemo mu kwanga amategeko y'Imana, babayemo mu mahanga. Bagahigwa bukware mu mahanga bagiyemo. Amateka yabo yose yari amateka yo kuba mu buzima buri en suspense. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo. Kandi uzakorerayo izindi mana utigeze kumenya na basekuruza banyu batigeze kumenya z'ibiti n'amabuye. Kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona. Ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe. Ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushyitsi. Umutima uhinda umushyitsi. N'amaso aremba n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe. Voilà, niyo jambo. Gushidikanya. Ukibaza nimba uriho. Amen. Komeza. Uzahora utinya ku manywa na nijoro. Uzahora utinya ku manywa na nijoro. Umvira ikurikira. Ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Ngo tu douteras de ton existence. Uzanashidikanya kuriho. Ibi byarabaye mu mateka y'Abisirayeli. Na niyo mpamvu bagendaga bahindura amazina kugira ngo amahanga barimo ntamenye ko ari Abayahudi. N'iri jambo ryari rirabakurikirana. Buzacya ugira uti iyo bwira. Buzagoroba ugira iti iyo bucya, ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe bugutinyisha n'ibyo amaso yawe azibonera. Kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa. Nushaka ugarukiraho. Mwabyumvise? Ubwo nibwo buzima Abisirayeli babayemo kubwo kutumvira Imana. Imana ikweretse ineza yayo irenze, igushira no muri responsibility irenze. Ibi rero byarabaye mu mateka y'Abisirayeli. Babaye persecuté muri Europe, muri Espagne, mu binyenjana byatambutse kera. Hakira abami n'ibiki byose, les nations modernes zitarabaho ngo za Republika n'ibiki. Espagne bagize persecution, baricwa, barahunga, bahungira muri Netherlands, bahungira mu bindi bihugu, bahungira mu France, bahungira hehe. Nta bihugu na bimwe batabayemo. Mu Burusiya, mu gihe cya Tsar, barishwe miliyoni na miliyoni. Hariya muri Ukraine ya none, bariya n'abantu bakomoka kuri abo bapfuye za miliyoni. Mu buryo rero yagendaga yihisha abantu ntibamenye ko ari Umuyahudi. Aya ni amagambo yo mu gihe cya Mose, imyaka 1400 hafi aho mbere ya Yesu. Ariko no mu ntambara y'isi ya kabiri byarabakurikiye. Murumva ko ayo magambo se gukinisha. Iyo Imana ivuze, Imana itwarika ku ijambo ryayo rikora icyo yavuze. Niyo Imana yavuze ngo nabavanye mu bihe bishaje mugiye mu bihe bishya, ntabwo Imana ikina, Imana yabikoze. Urumva rero umwijima ngo yatuvanye mu mwijima. Amen. Haleluya. Haleluya. Ikatujyana mu mucyo wayo. Amen. Witangaza none ngo twamamaza ishimwe ryayo. Hari icyo twari turi, nta bwoko twarimo, none turi ishyanga ryera, turi ubwoko bwatoranijwe. Noneho Imana iravuga ngo nabahinduriye identite. Rero iyo umuntu rero ahinduye identite, nuvuga amazina, kandi umenye ko Bibiliya ivuga ngo izina niryo muntu. Imana ishaka guhindura amateka yawe, ihindura n'izina. Imana mu guhindura Abrahamu sekuruza w'amahanga menshi yamuhinduriye izina. Aho kwitwa Abrahamu imita Abrahamu, Sara Sara. Amen. Mwabyumvise? Amen.
Imana mu guhindura amateka ya Yakobo yamwise Israel. Yesu mu guhindura amateka ya Simoni mwene Yona imwita Petero. Mwabyumvise? Imana iziko izina mu gitekerezo cya Bibiliya rishura identite y'uyo muntu. None Imana rero yaduhindura identite. Haleluya. Twabonye ko mu buryo bw'isi iyo umuntu ashaka guhindura izina yaryanze iryo bamwise, ugafata izina runaka ukumva yuko ari ribi, ugasobanura impamvu, ntabwo ugera gusa ngo ugiye noneho sinjitwa kanaka sigaye mfite irindi zina. Oya, bikwiye kunyura mu nzego zibishinzwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Zikanyura mu ntego zibishinzwe. Minisiteri y'ubutabera nko mu Bufaransa ni procedure iri ndende. Vuga ngo uragenda ukabisaba bikanyura mu igazeti ya leta kushaka kwitwa kanaka kwiri zina urivuyeho. Bano kabimenye. Bisaba amayero 200 uno musi. Hanyuma ugahita ubona gazeti ya leta kopi n'indi document ukandikira rero Minisiteri y'ubutabera kugira ngo ubisabe. Iyo byemewe byemezwa n'iteka rya Minisitiri w'intebe w'u France, Premier Ministre. Noneho bakavuga ko bakwemereye. None bikongera kandi bigashirwa mu gazeti ya leta bikamara amezi 2 kugira ngo abantu bose babimenye. Muri amezi 2 barindiriye ko hari uwabivuguruza. Yatabonetse iryo zina rishasha ribi ryawe, none ukagenda rero mu nzego zibishinzwe bakaguha irangamuntu yindi n'amazina mashya. Murumva yuko ntabwo ari ibintu bipfa gukoreka mu gitondo gusa kubishaka. Birafite inzira binyuramo. Mu ijambo rimwe twavuga ko ni inzira yo kwamamaza ngo buri muntu wese amenye kutakitwa kwa kundi. None Bibiliya tubwira ngo mwebwe Imana yabahinduriye identite. None nimba yarabahinduriye identite mukiye kwamamaza. Kwamamaza. Abadayimoni bamenye yuko utakiri wa wundi. Imana yaraguhindura identite. N'abantu bamenye kutakiri wa wundi. Ntabwo bikwiye kuba bucece. Ukiye kwamamaza. Haleluya. Amen. Hanyuma noneho dusomye mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 12-14 naho turabona ikindi Imana yakoze. Mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami. Akatujyana. Amen. Amen. Murindi jambo akatwimura. Akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Amen. Ubwami bw'umucyo. Hano turabona rero Imana yaratwimuye. Muri Kristo Imana yaratwimuye. Ariko mu buryo bw'umwihariko rero muri amasengesho yacu Imana mu buryo bwa metaphor, Imana ivuga ko nubwo isi yose irimo abantu bose bayituyemo no munsi hafi miliyari 8, miliyari 7 zirenga hafi 8, harimo n'abana b'Imana muri zo miliyari. Hari itorero ry'Imana muri zo miliyari. Ariko biri kavuga ngo nubwo itorero rigizwe n'abana b'Imana riri muri Egiputa, kuko isi mu buryo bw'umwuka ni Egiputa, nubwo riri mu isi ariko ryo mu buryo bw'umwuka narituje ukwaryo. Imana ihabwa icyubahiro. Mu buryo ibiba mu isi, amen, haleluya, aho batuye narahagose nkuko Gosheni yarigoswe n'imbaraga z'Imana. Ibiba mu isi nubwo bayirimo bo bafite umwihariko wo kwitwararikwa. Imana iritwararika ubwoko bwayo, iritwararika abana bayo mu buryo bw'umwuka yabatuje i Gosheni nkuko twabibonye. Hano rero hari igitekerezo cy'uko twahinduriwe irangamuntu, twahinduriwe identite mu buryo bw'umwuka, kandi noneho twarimutse. Iyo rero wimutse biva ku bihugu, ariko muri rusange nta gupfa kwimuka gusa hanyuma ukomeza ubuzima bwawe. Ukwiye kugenda mu nzego zibishinzwe aho wimukiye, ukagenda kugira ngo umenyekanishe ko wimutse.
hari ibintu bita les pouvoirs publics et privés, inzego za leta n'izindi nzego, amasosiyete d'assurance, nimba uri muri assurance n'ibindi byose bakwiye kumenya yuko domicile yawe yahindutse, kugira ngo bamenye aho wowe ubarizwa. Habaye n'ikibazo mu nkiko bamenye ese uriya muntu baramushakira he. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo umuntu apfa kwimuka yigumiraho, ukwiye kujya mu nzego z'aho hantu noneho ukababwira ko wimutse, kugira ngo bimenyekane ko kanaka atakibarizwa hariya abarizwa ahandi. Iyo ni procedure administrative, yaba guhindura izina, yaba kumenyekanisha domicile yawe nshasha, cyangwa nimba ufite residence nyinshi icyo bita residence principale niyo itifatwa nka domicile. Ibyo byombi, guhindura izina ariyo identite no guhindura aho utuye, biramamazwa. Gazeti ya leta mu ijambo rimwe ni ukwamamaza. Amen, haleluya. Rero iyo Imana imaze kuduhindurira izina ikaduha identite yindi, bikwiye kwamamazwa. Iyo Imana itwimuye mu buzima twari turimo, isi tuzimo na Satani tuzimo, Imana ibutuvanyemo ikatwimurira mu bundi buzima, aribwo mu buryo metaforike ariyo Goshen, bikwiye kwamamazwa, bikwiye kwamamazwa. Muraza kubona impamvu mukwiye kubyamamaza. Uyu munsi rero ni umunsi wa gatatu rero dusoza amasengesho yo kwiriza no gusenga dushima Imana yadushize mu bihe bishya ikatwimurira mu buzima bushya. Haleluya. We nurebe ngo ko ntarabona bihinduka, nakubwiye ngo Imana ivuga mu mwuka, ntukabyumve mu mubiri. Bifate mu mwuka, bifate mu mwuka. Imana ibwira wa mugabo yari afite ukuboko kumeze gutya ngo rambura ukuboko kwawe. Yesu ayivuze mu mwuka. Uriya mugabo nawe Imana ishimwe abifata mu mwuka, abigize gutya ukuboko kurarambuka. Haleluya, 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 haleluya. Petero abona Yesu agendera hejuru y'amazi, hanyuma aravuga ngo mwami nimba ari wowe nanjye ntegeka ngendera hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ngo ngwino. Petero ayifata mu mwuka, atagendera hejuru y'amazi nk'ugendera ku kaburimbo. Hanyuma ageze hagati aho abona Yesu, atangira noneho gutekereza mu mubiri. Iyo ategereje mu mubiri rero kaburimbo hinduka amazi, atangira kumanuka. Nawe bicakire mu mwuka n'ibyawe. Haleluya, haleluya. Kandi ubinezererwe. Imana ishimwe. Imana ivuga mu mwuka, abo umwuka bakabifata, ako kanya bigahita binjira mu mubiri bakabibona. Imana ishimwe. Haleluya. Lazaro amaze iminsi 4 aranuka, abone bashikiwe barabivuga, ni Marita. Yesu avuga ngo sinakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana kuri kibuye. Yesu avuga mu mwuka ngo Lazaro ngwino. Mu bisanzwe bahamagara umuntu ari muzima, ntabwo bahamagara umuntu wapfuye, ntabwo acyumva. Ariko Yesu avuga mu mwuka ngwino, biva mu mwuka rero biva mu mubiri, wari warapfuye ava mu mva. Yesu avuga mu mwuka, abo mwuka barabifata, bamara kubifata bikaba ibyabo. Haleluya, amen, amen. None nimba izina iyo tushatse kurihindura bifite procedure administrative binyuramo mu gihugu, nimba twimutse hari procedure twe kunyuramo kugira ngo tumenyekanishe aho twimukiye yuko turi abasha, aho ko twahinduye domicile. Murumva yuko ntabwo ari ibintu bikureba wowe gusa, oya bireba na societe, bireba na societe. Amen, amen. None se wowe nibitamenyekana ni kibazo. Wowe uzaza dukorane affaire business, nari nkuzi ko witwa kanaka, none ibyangombwa byawe byanditse undi. Nimba ibyo bintu bitamamajwe muri bwa buryo bwa gazeti ya leta, ndavuga wowe rero uri umuteka mutwe, ngwera ukuri intungane, usanga usika umuteka mutwe. None ko witwa kanaka ko bitagaragara hano, niyo mpamvu bikwiye kwamamazwa. Ukwiye kubwira abantu bakora nka business hati narahinduye izina, hari wahinduye izina ryanjye, ntago ngiri wa wundi. Nimba ari abantu wariganije ugati ntago ngiriganya, ntago nkitwa umuriganya. Haleluya. Ntago nkitwa Yakobo umuriganya,
nitwa Isirayeli, le prince de Dieu. Nawe hari icyo Yesu Kristo yaguhinduye, byamamaze, bimuheshe icyubahiro. Araho Yesu yagukuye, byamamaze, bimuheshe icyubahiro. Uyu munsi rero umunsi wa nyuma, umutwe w'isomo ryacu uravuga ngo kwamamaza ko utakiri wa wundi kandi ko utagituye hahandi. Ukwiye kwamamaza ko utakiri wa wundi Satani azi, isi izi, kandi ukamamaza yuko utakiri hahandi Satani akuzi n'abantu bakuzi. Mu buryo bw'umwuka bivuga iki? Bivuga ngo sinyiri wa wundi muri ya shusho munziho. Imana yangiza undi. Singiri muri bya bindi musanzwe munzimo, bya bindi bidahesha Imana icyubahiro. Ahubwo ubu Imana yaranyimuye, Imana yaranyimuye, narimutse. Nimuze kandi kunshakira ahandi, nago ngiri wo mu kabare, narimutse. Nago ngiri mu bapfumu, narimutse. Haleluya. Nago ngiri mu basabiriza, narimutse. Oh, haleluya, haleluya. Nago ngiri muri babandi bataka ijoro n'amanywa ngo kiratikura hano, none kimukiye hano, kugeza aho muganga ruha ntamenye ibyo ari byo. Uyu munsi narimutse, mbarizwa mu bantu bafite ubuzima buzira umuze. Ndi mutaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yamvuye muri cercle y'indwara. Haleluya. Uruziga rw'indwara nirwo nabagamo, amafaranga nkorera yose yarangiraga kwa muganga. Haleluya. None nyuma y'iminsi 3 yo gushima Imana hari icyo yakoze. Imana yamvanye muri rwa ruziga, ndi hanze y'uruziga, ndi mu buzima buzira umuze. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Babanza kubyakira mu mwuka mbere yuko biba evident. Ikibazo y'abantu babifata mu mubiri n'ubu. Niyo mpamvu change nzayibona. Nimwaze uriya mugabo yavuga ati ariko se ntazi impamvu ndi gutya. Kandi yabari mu twegwe wari kuvuga ngo mushinyaguzi. None sibyo zimujya mubivuga. Nabona si impamvu ntarambura kubera ko imitsi yaranyunyutse, nta buzima buri mu mitsi. None yavuze ngo ntambure. We genda urashaka guha umuntu amafaranga ameze gutya. Ukoko kwe nukumeze gutya. Ukuwena ntabwo afite. Ati rambura nguhe. Urakora iki? Uramusinyagurira. Sibyo se? Sibyo? None Yesu aravuga ngo rambura ukoko kwawe. Ndashimuriya mugabo ntago yigeze avuga ngo umushinyaguzi. Yahise avuga ngo kwavuze ako kanya ibyari mu muka byinjira mu maraso no mu mitsi. Amen. Haleluya. Haleluya. Petero uravuga ko Kaisari yatumye abakozi be ngo mutange imisoro, mwabuze imisoro. Ati mwami ntago twongera kunyura mu mayira sanzwe, tukwiye gushakisha nje yapanya kubera ko abantu bose bacunze ngo ni imisoro. Yesu abwira Petero ati wowe fatiki indobanu gende urobe ifi ya mbere ifungure mu kanwa, uraza kubona amafaranga, hanyuma utange umusoro wanjye n'uwawe. Mu bisanzwe abana b'ubwami ntago byabarebaga, ahubwo ngo ntubasitaze. Kwa ngo ntubasitaze, genda ubwire. Iyo abishira mu bwenge ntabisingire mu mwuka ntiyari kugenda. Ese iyo fi afite rendevu nayo? Nukuvuga ngo rero ibyo Imana ivuga, impamvu bisa naho ari amagambo gusa araho, ntabwo abantu bayasingira mu mwuka kugira ngo mu kwizera bayafate hanyuma bayibone. Amen. 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 Kubera iki Mose yabwiye Abisirayeli ngo nimurebe aba bagabo Kora, Abiram na Dotani, niba apfa urupfu rusanzwe ntago Uwiteka ndi umugaragu we. Yayivuze gute?
Mose wamenye ko iyi si ntabwo ari ibintu byumvikana, isi igafunguka. Nuko Mose arazi Imana akorera, yabivuze mu mwuka, arabyizera kandi byarabaye. Aya magambo rero ukwiye kuyafata mu mwuka, hanyuma uraza kubona akoreka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu rero ukwiye kwamamaza. Dore hari ibintu bibiri: ni ukwamamaza icyo Yesu yaguhinduye, ni ukwamamaza aho wimukiye, ni ukwamamaza rero l'auteur wabikoze. None turamuvuga gute? Niba ndibizera ko Yesu yabikoze, ntabwo twirije ku busa, ibyo bintu byarakoretse, ntabwo ukiri wa wundi. Hallelujah. Imana yaguha identite nshasha. Hallelujah. Satani nagushinje muri wowe, ntabwo ukiri wa wundi. Iyi Imana ivuze ninde wayivuguruza? Hallelujah. Si Dieu te déclare juste, Imana ivuga ko uri umukiranutsi, ninde yabihakanya? Ntawe uri hejuru y'Imana. None rero message dufite turayifite kuri babantu babiri tukwiye kubwira ko tukitakiri babandi tutagituye ahandi. Abantu babiri tukwiye kubaha message. Uwa mbere ni Satani n'abadayimoni be, umuntu wa kabiri ni isi. Amen. Turarangiza kuri message rero tukwiye kubaha. Hallelujah. Message tukwiye kubaha. Amen. Dusome muri Yeremiya ibice 50 ku murongo wa 2. Mumve message ukwiye gutanga, ukwiye kwamamaza. Umaze kwamamaza uriwe, umaze kwamamaza aho usigaye ubarizwa, none uramamaza uwabikoze. Nimurimenyeshe mu mahanga, muryamamaze kandi mushinga ibendera, muryamamaze mwe kurihisha muti i Babuloni hanyazwe, Beli yakojejwe isoni, Merodaki yakutse umutima, ibishushanyo bye byamwajwe, ibigirwamana bye byamenaguritse. Amen. Ababyumva mu mwuka muvuge muti amen. Hallelujah. Annoncez-le parmi les nations. Menyeshe mu mahanga. Amahanga rihe? Mu isi. Nimumenyeshe isi ibikurikira. Publiez-le. Twumvise publier au journal officiel. Publiez-le. Muryamamaze. Mubyamamaze. Ne cachez rien. Mwe kurihisha. Mwe kurihisha. Wowe mwana w'Imana wafashe iyi minsi 3 ibyo Imana yakubwiye muri iyi minsi 3, kuko Imana itabesha, we kubihisha. Byamamaze. Bwira amahanga byose, we guhisha ikintu na kimwe. Ninde byumvise? We kubihisha. Amen. Il faut être fou pour passer 3 jours de jeûne, de prière, sans croire que de ces jours sortira quelque chose. Kuko kuri umusazi umara iminsi 3 wiriza, amen, utaziga ko ari ikintu kizavamo. Ni nk'umuntu avuga ati rero amafaranga mamaye yemerekeza naye, rero kugira ngo sinyage birangire kandi n'akazi gahari, ngiye kuyashira muri ubu bucuruzi. Hanyuma ati ariko ndabizi nzahomba tu. Nzahomba tu, ariko ndagiye kama mbaye. Uwo muntu si umusazi? Si umusazi? Wowe ujya kwemviza aho uzahomba? Ni ikibazo. None wowe wamara iminsi 3 wiyiriza uzi ko nta kintu kizavamo. Si ibibazo. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo ukwiye kubyamamaza kandi ngo ntubishe, kuko yabivuze izabisohoza. Umva rero Imana ivuga ngo dit Babylone est prise. I Babuloni hanyazwe. I Babuloni hanyazwe. Hano n'ubuhanuzi uvuga kuri Babuloni
nimara gukorera ibibi abayuda, Imana ivuze rero nabo ibizababaho. Ariko uyu munsi rero Imana ntabwo ivuga Babiloni ya Irake. Imana iravuga uyu munsi Babiloni yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Satani bwanyazwe. Ubwami bwa Satani bwanyazwe. Ngo nimubiceceke, nimubyamamaze, nimuyishikire na kimwe. Ubwami bwa Satani bwanyazwe. Aho bwaguteraga ubwoba bwanyazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwanyazwe. Bel est confondu. Beli yakojejwe isoni. Ibi ni ibigirwamana by'i Babuloni ayitwa Beli. Hari bitwa Beli. Amen. Hari bitwaga Beli, ayitwaga Nebo n'ibindi hano. Ngo Bel est confondu. Beli yakojejwe isoni. Beli yakojejwe isoni. Ibigirwamana bya Satani byose akoreramo byakozejwe isoni. Satani ubwami bwe bwanyazwe n'ibintu byose biri muri bwo. Nibikiri ubwami bwa Satani, hari abapfumu. Uyu munsi ubwami bwa Satani bwanyazwe. Nibiri mu buri bwami Imana yose yabinyaze. Yanyaze abapfumu imbaraga zabo. Noneho abapfu uyu munsi baraza gukizwa. Piga amagobi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Satani wanyazwe, ubwami bwawe bwanyazwe, abapfumu ukoresha banyazwe, imbaraga bakoreshaga bazambuwe. Haleluya. Nimubyamamaze, nimuyishikire na kimwe. Haleluya. Bwana ametenda. Uwiteka yabikoze. Abapfumu banyazwe imbaraga zabo. Ibigirwamana byose Satani yishamo agakora agashuka abantu akababesha byanyazwe. Haleluya, haleluya. Beli yakozwe n'isoni. Abapfumu bazahamagara imyuka ngo ibabwire ibintu bahoraga bakoreramo. Bazahamagara, bahamagare, babibure bibe zero. Kubera iki? Kubera yuko Beli yakozwe n'isoni. Kubera iki yakozwe n'isoni? Kubera ko uwo mwago ubutware rero Satani yanyazwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ayo madayimoni y'inyatsi wakoraga ibyo ukora byose ukaruha, ukamera nk'ushira mu mufuka utobotse, ntumenye amafaranga yaciye. Uyu munsi ubimenye, dayimoni yitwa inyatsi yanyazwe. Imana iza guha umugisha ibikorwa by'intoki zawe. Imana iraha umugisha proje zawe, kuko imbaraga z'abadayimoni z'inyatsi zakuweho. Beli akwiye gukorwa n'isoni, kuko ubwami bwa Satani bwanyazwe. Aya masengesho y'iminsi 3 yatumye Imana imanuka iranyaga ubwami bwa Satani. Ninda byizera. Haleluya, haleluya. Les responsables de tes malheurs, abari inyuma y'ibyago byawe banyazwe. Haleluya, haleluya. Nibirarangira. Merodach est brisé. Merodach yakutse umutima. Brisé. Merodach est brisé. Brisé nuvuga ngo yashenjaguritse. Haleluya. Kuri Beli shiraho amazina y'ibintu byose Satani akoreramo mu kugirana n'abantu no mu kubashuka. Amen. Amen. Merodach est brisé. Imbaraga zose z'ubushukanyi za Merodach brisé, zashwanyaguritse. Zashwanyaguritse. Haleluya. Amen. Ces idoles sont confondues. Anyobye byamwajwe. Ibi bishonyo byamwajwe. Wabyumvise? Ibigirwamana ya Satani yagize gute? Ntabwo ari amastatue. No. Ni imbaraga z'abadayimoni zihishe mu bintu, none Satani agakurura imitima y'abantu. Ibintu byose bikurura imitima y'abantu.
amen, haleluya. Bitwa ibishushanyo imbere les idoles, amen. L'argent c'est une idole. Amafaranga ni igishushanyo, ni idole. Idole ni ikintu gifata umwanya w'Imana. Wayibise hari byinshi cyane nashobora gusubiramo byatwaye umutima w'abantu. Haleluya. Imana ibyita des idoles. Imitima yabo yaratwaye, bari mu itorero ariko imitima yabo isingiza ibindi, ntabwo ari Imana rurema. Bayumvise kandi abari muri ibyo bigwamana babyumvise. Mu mutima wanjye numva ngo babimenye, ariko Imana yambwiye umwamamaze ngo byagize gute, byamaje. Kandi muza kubibona vuba ko none nawe utaramwara, biveho. Garukira Imana nzima, garukira Imana nzima. Imana iravuga prophetically. I am speaking prophetically. Ibigwamana abantu baserva bakorera bahaye ubwenge bwawe imitima yabo bakibaza ko biri eternel bitazavaho. Imana yavuze ibyo byose imaze kunyaga mbere na mbere Babuloni, l'empire du diable, ubwami bwa Satani. Noneho ibigwamana bya Satani byose, haleluya, haleluya. Were kuri Bere, Nebo n'ibindi byose hano liste ntago bayivuze, hano ni byinshi byari Babuloni. Imana yavuze ko byamwajwe. Nawe nushaka kutazamwana nabyo uyu munsi biveho. Garukira rurema, garukira waguhanze, garukira ufite umwuka wawe mu maboko ye, garukira ufite inzira zawe mu kuboko kwe. Haleluya. Nkuko Daniel yagiye inama Belshazzar amaze kubona uko kwandika hariya meni tekera ufaresini, yafashe ibikombe by'Imana i Yerusalemu akabinyweramo vino hamwe n'inshoreke. Hanyuma Imana y'umugira arakara, byari byaranyazwe na Nebukadinezari igihe atsindaga Yerusalemu agatwara ibikoresho byo mu ngoro y'Imana. Uwo mwana Nebukadinezari abinyweraho Belshazzar. Daniel aramubwira akareka kungira inama, reka ngubwiye mugana meni tekera ufaresini. Wowe Belshazzar nubwo wamenye iby'Imana yakoreye so Nebukadinezari ikamucisha bugufi akajya kurisha nk'inyamaswa hariya mu ishyamba, ikamukuraho umutima w'umuntu ikamushiraho umutima w'inyamaswa, kumaraho ibihe 7 byamukuraniweho, kuvuga imyaka 7. Hanyuma ikamusubiza kenge, inzara ze zari zimaze kumera nk'izibisiga. Nubwo wamenye ibyo ntabwo wigeze uha Imana icyubahiro yo mu ijuru yabikoze. Niyo mpamvu ukuboko kwaje hano kwanditse ngo meni, kuvuga ngo wowe Belshazzar, wowe wapimwe mu minzani yo mu ijuru, basanze uri puamushi, basanze utageze. Mene tekel, iminsi yawe yabazwe. Ufarisini, Imana ishizeho iherezo. Ureka ngugira inama, haleluya, ngo iyo Mana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, ifite n'inzira zawe mu kuboko kwayo, ntigeze uyitinya ngo yicubahiro. Nawe mwene turi hano ukiri muri zo idole, ukiri mu bigwamana by'i Babuloni, mu buryo bw'umwuka by'iyisi, bigafata umwanya w'Imana bikayambura icyubahiro Imana ku ntebe yayo akaroba yicaraho. Iyo igwamana igihe cyabyo cyarangiye, kuko Imana yo mu ijuru yaje kubimwaza. Niyo mpamvu nimudashaka kumwara nabyo, this is your time. Kinigihe cyawe, nigihe cyawe, nigihe cyawe, nigihe cyawe cyo gukora U-turn, nigihe cyawe cyo gukora U-turn. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ibi mvuga muzabyumva mu myaka iri imbere, we nawe ntago mubyumva. Mumvise Beri wari we? Amen. Mumvise nande? Na Merodaki. Ibyo byose ni ibintu Satani yishamo, hanyuma abantu bakabapfukamisha bakamusenga batabizi. Batabizi. Urazi umutima wawe we uzabaho iteka ryose, umubiri wawe nupfa umuntu wawe imbere azabaho iteka ryose. Niki wowe wagurana ubugingo bwawe? Kwiye kupima. Nta umuntu ashobora gucungura ubugingo bwawe, ni Yesu gusa wenyine. Numwiteranya wose wowe ninde azakurokora wowe? Nugera kumfira uzahamagara nde wewe? Uzahamagara Beri ngo akumve?
uzahamagara Merodaki ngo akumve, ekada. Ces idoles sont confondues. None bene data, ko dushoze aya masengesho tukumva ko Babiloni yanyazwe, Satani yanyazwe, ubwami bwe bwanyazwe, ibigwamana bye byanyazwe, yashukishije abantu byanyazwe. Hera ku cyitwa amafaranga ni idolatry. Amafaranga uyafata akaba ariyo amubera imana ni idolatry, ni kigwamana. N'ibindi ntashobora kuvuga byose ibifata umwanya w'Imana nzima. Amen. Ukaba wabyitangira ukabipfira, bihinduka ikigwa mana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. None turamamaza iki? Turamamaza ko ubwami bwa Satani bwanyazwe, ibigwamana bye byanyazwe. Amen. Ibintu byose bifite etiketi ya Satani byanyazwe, byanyazwe ubutware bwabyo, igihe cyabyo cyarangiye. Haleluya, haleluya. Bizagenda bishuka abandi ibyo bigwamana, ariko kuri wowe umaze iminsi 3 hano, wahumutse, wahawe izina rishya, wambutse inyanja, wavuye mu buzima bwa kera bw'ubushukanyi bwo gushukwa, wagiye mu buzima bushya, wimutse, wavuye muri bwa bujiji n'ibindi byinshi. Haleluya, byo gukurikira buhumyi, wimukiye Goshen. Haleluya. None Imana kuvuga ngo dore rero ibikwiye kwamamaza. Wamamaze kuri umuntu mushya, wamamaze yuko ufite identite nshya, wamamaze yuko wimutse utakibarizwa ahandi. Icya gatatu, wamamaze yuko namaze kunyaga Babiloni, ariko bwami bwa Satani. Ari jambo nguna muri Bibiliya, Imana iravuga ngo vous le comprendrez dans la suite des temps. Ngo ibi mvuga ngo muzabimenya mu bihe ndiko Imana ikunda kuvuga, kuko ibivuga ibintu mu mwuka ariko abantu nabinyama n'amaraso. Soma iyi expression igaruka, vous le comprendrez dans la suite des temps. Ngo muzabimenya bwe kizaza. Hari igihe aya magambo uzasubira, kumbe Imana nibyo yavugaga. Okay. Dore indi message tukwiye gutanga rero, hanyuma turangize. Yohana 12:27-33. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti data nkizo ndukura iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi iti, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Urubanza rw'abisi rurasohoye, uwo mutware w'abisi abaye igicibwa. Amen. Amen. Yesu ariyo aravuga, mu mwuka arabona umusaraba, mu mwuka arabona ko ari hafi kujya ku musaraba. Mwabyumvise? Ntabwo arajya ku musaraba, ariko mu mwuka arabona ko wegereje. Hanyuma aravuga ya inati mukundo arasubiramo, aravuga ngo tuere kuri 27, maintenant mon âme est troublée. None umutima wanjye urahagaze. Et que dirais-je? Kandi navuga iki? Père, délivre-moi de cette heure. Nti data nkiza ndukura iki gihe. Ngo icyo gihe cy'umusaraba. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. On veut ça? Père, glorifie ton nom. Data ubahiriza izina ryawe. Père, glorifie ton nom. Hein? Data ubahiriza izina ryawe. Nuvuga ngo uriya musaraba nubwo ushaririye, ariko ntacyo bitwaye. Glorifie ton nom. Ubahisha izina ryawe. Nubwo musaraba mbona yari arabona virirana, yari arabona sene yose, mu mwuka arayibona. Nubwo ari igikombe gishaririye, ariko wihesha icyubahiro izina ryawe. Bifate mu mwuka. Umva? Et une voix vint du ciel. Nuko ijwi rivugira mu ijuru. Je l'ai glorifié. Riti ndaryubahirije. Et je le glorifierai encore. Kandi nzongera kuryubahiriza. Ijwi riva mu ijuru bararyumva. Ngo nagize gute?
naryubahirije kandi nzongera ryubahirije. Message ntabwo iraza nshaka kubabwira. Umviriza? La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba. D'autres disaient c'est un ange lui a parlé. abandi bati ni marayika uvuganye nawe. Jésus dit, Yesu arabasubiza ati, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. iryo jwi ntirije ku bwanjye, C'est à cause de vous. rije ku bwanyu. Rije ku bwanyu. Kubera iki? Arakomeza. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye. Ngubu rero isi ikiriweho iteka. Iyi si urimo yakiriweho iteka igihe Yesu yari ku musaraba. Turayigendaho, turayikunda, dukunda ibyayo, ariko tugendera hejuru yiteka. Amaso y'umubiri ntabibona, ariko mu isi y'umwuka niko biri. Ce monde a été jugé. Ku musaraba Imana yakiriwe iteka isi. Niyo mu Bibiliya ivuga ngo bana bato nimugakunda isi. Wabyumvise? Kubera ko mu mwuka iyi si yakiriweho iteka. Nubwo tuyibonamo ibi byose dukunda. Isi yakiriweho iteka. Hallelujah. Umviriza? Ndihuta. Maintenant le prince de ce monde, umwami wa Babuloni, le prince de ce monde sera jeté dehors. ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Satani uhereye ku musaraba wa Yesu, Satani yabaye igicibwa. Ntabwo acyongera kugenda imbere y'Imana nko mu gihe cya Yobu ngo arege abantu b'Imana. Satani yabaye igicibwa. Sacrifice ya Yesu ku musaraba, igitambo cya Yesu ku musaraba cyatumye Imana ikiraho isi iteka. Icya kabiri, umutware w'isi, umutware wa Babuloni, amen, umutware wa Egiputa, ayo mazina yose ni Satani yaramaze kuba igicibwa. Wowe umuntu yari igicibwa kuko umwemerera akakuyobora, kuko wemera akayobora ubuzima bwawe, kuko wemera umutware w'igicibwa aba umutware wawe. Umviriza? Et moi quand j'aurai été élevé de la terre, nanjye nimanikwa hejuru y'isi, j'attirerai tous les hommes à moi. nzirereherezaho abantu bose. J'attirerai tous les hommes à moi. nzirereherezaho abantu bose. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Hano n'umusaraba. None rero bwa butumwa tukwiye kwamamaza, turamamaza yuko Babuloni yanyazwe, mumvise yariyo, amen, ubwami bwa Satani. Twamamaje yuko igwamana byo mubwami bwa Satani byagize uti byamwajwe, tukwiye kubyamamaza, amen. Abapfumu nta mbaraga bagifite imbere yacu twebwe, ab'Imana yahaye izina risha, ab'Imana yimuriye Gosheni, abapfumu ntibashobora imbere yacu kubera yuko igwamana byamwajwe. Hallelujah, amen. N'ibindi byose ni byinshi bigwamana. Hanyuma noneho tumaze kwamamaza icyo turi cyo uyu munsi muri Kristo, tumaze kwamamaza aho tubarizwa uyu munsi, haleluya, haleluya, mu bwami bwa Kristo bugereranywa na Gosheni, amen. Tukirero kwamamaza rero, amen, ibyo uriya mutware wa bya bihe byacu bya kera, uriya mutware w'ahantu ha kera mu bihe bishaje tuvuyemo, yadushutse ko afite imbaraga, ko umuntu atamwumviye muri isi azicwa n'inzara, ntacyo azageraho. Si on ne baise pas le prince de ce monde, on n'arrivera à rien. Nutasoma kigwamana cya Satani ngo nacuza uzageraho,
amen. Satani niko ashuka abantu, niyo mpamvu uzumva abantu ngo wowe wararangije kaminuza nta kazi ubona, impamvu ibyo by'uburokore bwawe ni wowe genda usangire n'abandi ku meza. Bagahita bakubwira rero imvugo y'abarundi ngo n'ubunyegere buyagira kwigufa. None wowe uzabona akazi gute uticarana n'abantu? Kuko amagambo aturuka kuri kakayoga, hanyuma noneho ibyananiranye bigashoboka. Nibyo bita ngo ntacu uzambona nagiye umutware w'isi utansomye, utamfukamiye. Niyo mpamvu abakristo mu gihe runaka bagwa muri kompromi. Wabyumvise? N'Imana irabibona. Ntabwo iyi si niko imeze. Nutagira gutya ngo mupfumbatije ntacyo wabona. Nutagenda wegera abagabo ngo musangire ntabwo byakunda. Ibyo byose ni ibinyoma. Satani ntabwo ari waremye isi. Satani ni umujura. Yaribye titre de propriété Adamu, ariko Yesu Adamu wo hanyuma yarayigaruye. Yesu yaje kugaruza ibyo Adamu wa mbere yatakaje yibwe. Uyu munsi urashobora gutunga ugatunganirwa muri iyi si. Umutware yitwa Satani ari wa kontrola buri kintu cyose. Urashobora gutunga ugatunganirwa muri iyi si yitirirwa uwo mubeshi, kuko Yesu yavuze ngo Satani ni umubeshi, ni se w'ibinyoma, ngo urembere na mbere nigeze ahagarara mu kuri. Urashobora kumutungana ugatunganirwa kandi utamupfukamiye kandi utamusomye. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. None rero ubutumwa bwacu nubwo hari ubwacu twebwe icyo twabaye cyo aho twimukiye, hari ubwo rero bwo kuvuga uwabikoze, ukavuga yuko yamaze kunyaga Babiloni, yamaze kumwaza ibigomana bye. Hanyuma ikindi ni iki? Ukwiye kwamamaza rero, haleluya, imbaraga z'uwo anyaga Babiloni. Anyaga Babiloni, anyaga Babiloni. Izina rye rifite ubutware, izina rye rifite imbaraga. Nimwizere izina rye, nimwizere izina rye. Izina rye rifite ubutware, izina rye niryo yaduhaye. Izina rye ni passepartout, ni urufunguzo rufunguza inzugi zose. Izina rye rirakingura, haleluya. Aho Satani yakinze, urufunguzo rwitwa izina rya Yesu rurakingura. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo nkinze nta ukingura, iyo nkinguye nta ukinga. Mukwiye kwexperimenta ibyo bintu. Imana ishimwe cyane. Ibyo muzahambira mu isi bizabihambiriwe no mu ijuru. Hambira abazimu baguteye ibibazo, hambura abazimu bo miryango yanyu, abuzi na butazi, ibyo ababyeyi bakubwiye n'ibindi. Hambira mu izina rya Yesu, kubera ko aho uhagaze ubu uhagaze hejuru y'ubutware bwa Babiloni. Uyu munsi ukwiye gutwara iyi message ebyiri, kandi ngo ntuceceke, ntuhishe, ubivuge, ubyamamaze. Amamaza uriwe none nyuma y'amasengesho, amamaza aho wimukiye nyuma y'amasengesho aho ubarizwa. Icya gatatu, amamaza uwabikoze, imbaraga ze, ubutware bwe. Haleluya, haleluya. Nibande bizera izina rye? Ni mwese muri hano. Ndarangije kuri iri jambo. Ese mubyumva mute? Ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banjye. Bivuga ngo muri uyu mwanya ndiho ndavuga ufite ubutware mu ijuru. Haleluya. Ntabwo ari umwamikazi w'ijuru, oya, ufite ubutware n'umwana w'Imana nzima. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ufite ubutware n'umwana w'Imana nzima. Matayo 28:17-20. Dore nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Umwami w'ijuru n'isi ntabwo ari umudamu. Umwami w'ijuru n'isi ni umwana w'Imana nzima. Izina rye ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni muri iryo zina rye abadayimoni bamenya yuko banyazwe. Ni muri iryo zina rye abadayimoni bari bugaragare ko banyazwe. Harageze yuko amamaza imbaraga ze, amamaza ubutware bwe. Haleluya.
bwira abadayimoni ko banyazwe, bwira abadayimoni. Ntushobora kumenya yuko bamwaye ucecetse, ukwiye kubyamamaza. Imana ikubwira ngo ugende kubikora, yarabikoze. Wakazi kawe bimenyekanishe, bimenyekanishe. Mbere ko dusenga nashaka kubabwira ijambo rivuga ibikurikira mu bya Yohana, ngo twebwe abakristo, abana b'Imana, ngo Satani yanzoka ya kera, ngo twaramunesheje ibintu bibiri. Twamunesheje amaraso y'umwana w'intama. Uyo ni umurimo w'Imana, ntabwo ari umuntu wawukoze. Twamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Icya kabiri, ngo twamunesheje ijambo ryo guhamya kwacu. Kubikora ni ubikora, kubihamya ni umurimo wawe. Haleluya, haleluya. Ibyashona 12 ku murongo wa 11. Twamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwacu, n'ijambo ryo guhamya kwacu. ntitwakunda amagara yacu, ntitwanga no gupfa. Amen. Tunamaliza, piga makofi kwa Bwana Yesu. Mbega umunsi mwiza wo gusoza. Haleluya. Hanyuma ikindi nshaka kubabaza niki? Twamunesheje icyambere iki? Uri umurimo wande w'Imana. Ninde amufashije? Nawe. Sibyo? Icya kabiri silaha ya pili nini? Ijambo ryo guhama. None se yabikora hanyuma wewe bikakunira kubihamya? Ni nkuko nateka ibyo kurya ngarangiza ngo rero wewe genda ubwira abantu baze kurya. Sibyo? Iya tabu yo guteka nibiki wowe ntago yanyuzemo. Wewe akazi kawe nukira gute? Atable, 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 atable. Sibyo se? Umurimo wakozwe, ameza yapanzwe. Wakazi atable, atable, muze kurya. Yesu yararangije byose. Yaravuze byose birarangiye. None akazi kawe amamaza. Amamaza. Bivuge, bivuge. Babyloni yanyazwe. Bivuge, bivuge, bivuge. Beri yagize gute? Ibyo nibyo ukwiye kwamamaza. Kandi uko byamamaza niko imbaraga z'Imana zikwereka ko Babyloni koko yaranyazwe. Iyo Imana watinyaga ugakorera byara mwajwe. Uyu munsi rero turashoje, ndumva nimba ya magambo y'Imana uwumva ko ari ukuri, sinzi umuntu ahiriwe kurusha wowe. Rwose, rwose, rwose. Ushobora uno munsi kugenda kwiryamira nk'aka baby, ukamera nka Dawidi amaze kumenya ko Babyloni yanyazwe. Dore uko byagenze. Ariko se ngo la profondeur appelle la profondeur. Ntabwo ari jewe, la profondeur appelle. Ndagutuyira ijambo ugene mu rugo urishire mu bikorwa. Ngo ahirwa uwumva kabishira mu bikorwa. Zaburi 131 ni yawe ndayigutuye, kuko wafashe igihe cyo kugira ngo Imana inyage Babyloni mu masengesho yawe. Soma Cantique des degrés de David. Éternel, Uwiteka, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, umutima wanjye ntiwibona, ni de regard hautain. kandi amaso yanjye ntagamika. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Kandi siniha ibiruta urugero rwanjye. Uvuga ngo iyo magambo y'Imana utumva, don't worry, wowe yakire gusa. Amen. Ngo ntago mbyumva, ese ndamenya gute ko Babyloni yanyazwe? Ese ndamenya gute ko ekada? Ngo ne t'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour toi. Ibyo byakire gusa. Ubivuga zibyo akora. Ngo loin de là,
j'ai l'âme calme et tranquille. 2, verset 2. ni ukuri nturishije umutima wanjye ndawucecekesheje. Mu Kinyarwanda, no, loin de là, j'ai l'âme calme. Calme c'est mubizi. Nimugende mwebwe mwagize amahirwe kugira utwana duto uyu munsi. Nimugende murebe tumaze kuryama. Dufite turika calme. Mwabyumvise? Icya kabiri est tranquille. Turi tranquille. Nimba kacometse gutya kari calme. Ese karibaza ko ejo ya bibero izabura kijyamo? Kada. Ibyo ni ibyanyu mwebwe. Mwabyumvise? Dukomeze. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Nk'uko umwana w'inshuke yigwandika kuri nyina. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Bethel, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Ujye wiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. David aravuga ngo Imana imaze kutubwira ibintu bihambaye gutya nuko utabisingira mu bwenge. Amen. Wowe ugire gute? Byakire. We wabivuze azi ibyo yavuze. Ngo umere nkande nk'akabebe gato kari muri berso yako kacemeje urutoki gutya. Kari tranquille, kari calme. Mwabyumvise? Kari tranquille, kari calme. Kubera yuko ibini ntabwo bikareba. Papa na mama ils veillent sur l'enfant. Uwiteka anashughulika na yote. Wowe wasenze, wowe washimye Imana, ibisigaye yakubwiye ibyo yakoze. Byakire. Nutaye mu rugo mbere kurya muvukame uzamura ibiganza ushima Imana. Hanyuma uyu munsi wiryamire nk'akabebi kandi uza kureba yuko bishoboka. Imana yabwiye icyubahiro. Zaburi ya kangahe? Nyumva? Igihe duhangayika, imitima yacu igahangayika, ntabwo turamenya ibi. Tuba twishize mu mwanya utari uwacu. Amen. Tuba tubwiye Imana ngo nitwege twiremye, nitwe twibeshejeho, nitwe turwanirira. Wowe urazi ibintu Imana icyaha utabona wowe ijoro n'amanywa. Uyu munsi rero tuwamaze guhabwa amagambo akomeye. Amwe muzayabona vuba, andi muzayumva impamvu yabyo mu gihe kizaza. Ariko kimwe gusa umenye ngo hari aho twavuye, hari aho twimukiye. Hari icyo twari turi abanyantege nke, ariko uyu munsi turi abanyembaraga muri Kristo. Hallelujah. Bene data, nimureke kubyamamaza. Amen. Ntuzagire complex wamamaze kutakiri wa wundi. Amen. Kandi muri wowe umenye ko utakiri handi. Kandi umenye ko imbaraga za kurwanyaga zanyazwe. Ahasigaye wowe bigenderemo kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Turaza kubona impinduka muri iri torero. Hallelujah. Itorero ni wowe nanjye. Turaza kubona impinduka. Rero ndabashimiye mu izina rya Kristo. Iyi minsi 3 mwafashe yo gusenga muyiriza. Nago mwasenze bigwamana bya Beri, mwasenze Imana nzima. Kandi Imana yavuganye namwe binyuze mu majambo yayo. Mumvise ukuni umuka tuyoboye muri revelation kuva umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu. Nimbura umuntu uzi akantu gato ko mu mwuka waza kubona ko atari enseignement z'umuntu. Waza kubona ko ari umwuka wera yabayoboye. Hallelujah. Kuva ahantu hamwe abajyana ahandi. Ahasigaye rero nibizabe amateka. Utangire ube mu bihe bishya Imana yakujyanyemo. Kandi uzabona ibintu byose Imana ibihindura. Environnement yawe rogara ufite ku bantu no kubintu irahinduka. Uko wasengaga birahinduka. Kwizera kwawe kurazamuka. Ibyaguteraga ubwoba uraza kubireba uvuze ni ibyanteraga ubwoba. Hallelujah. Hanyuma uraza kuvuga ati ni byukuri Imana twasenze yarabikoze. Abashimeje ku mwami. Dushobora gufata umunota umwe wese agashimira Imana n'ijwi rye mbere ko tubaho umugisha. Hallelujah. Fata umunota umwe wese asenge n'ijwi rye mu magambo yawe.
shima imana, shima imana ku bihe bishya urimo. Nuvuga ibi bishya uzajyamo urimo. Shima imana ku bihe bishya urimo. Shima imana ahantu hashya imana yakwimuriye i Gosheni. Shima imana yanyaze abanzi bawe ubutware bwabo. Shima imana yakujyanye ahantu aho abaguteraga ubwoba bose bahinduka amazi. Shima imana, shima imana, shima imana. Haleluya. Mubwire yuko ushima y'ibyo yakoze. Mubwiye ko ari imana ihambaye. Mubwire ko uzamamaza ineza ye. Mubwire ko uzamamaza ishimwe rye ku batamuzi n'abamuzi. Bamenye ko ari imana ikomeye, bamenye ko ari imana ihambaye, bamenye ko ari rukundo, bamenye ko ari imana ivana ku cyavu ikicarikana n'ibikomangoma, bamenye ko ari imana ikiza, imana ibohora, imana itungisha umuntu agatunganirwa. Haleluya. Tangira ushima imana mu magambo yawe. Shimwe. Haleluya. Data, turashoje uyu munsi w'iminsi 3 wo gushaka mu maso hawe tuzana amashimwe ku bihe byiza mwami turimo, kandi tuzakomeza kubamo, aho ibintu byose wabihinduye bishya. Turagushimira mwami ibyo wavuze wakoze. Turagushimira ko amaso yacu azabibona. Turagushimira yuko turi mu isi ariko ntago turabisi. Turi muri Egiputa ariko dutuye Gosheni. Turagushimira ko turi ibyaremwe bishya. Turagushimira yuko amateka yacu yahindutse mashya. Turagushimira ko twambutse inyanja itukura tukaba turi hakurya mu gihugu cy'ubwiza, aho ijuru ritwitwararika muri buri kintu cyose. Turashima ko turi mu gihugu kirinzwe nawe. Turagushimira ko turi ahantu mwami h'uburuhumbuke. Turagushimira ko duhumeka umwuka w'Isiyoni. Turagushimira mwami ibyo wakoze byose. Turiteguye mwami akanwa kacu kuba mwami imizindaro yo kwamamaza ishimwe ryawe wabikoze. Urakoze mwami, urakoze. Tukuri bwatsi tukomera amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. No kubikora yabikoze. Haleluya. Kandi muratangira kubibona mu buzima bwanyu bwite, mu byo mukora, mu macumbi yanyu, ahantu hose mujya. Imana irashaka kwerekana difference hagati y'abisi namwe. Haleluya. Une grâce particulière repose sur chacun de vous. Ubuntu budasanzwe buri hejuru ya buri muntu wese hano. Mwambaye urugori rw'ubwiza bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mugisohoka hano. Haleluya. Hari abamarayika bagenda biruka inyuma ya buri muntu wese. Haleluya. Babwira abadayimoni, don't touch them, don't touch them, don't touch them, don't touch them. They belong to me. Haleluya. Haleluya. Mwisi y'umwuka hari abamarayika bagiye biruka inyuma ya buri muntu wese babwira abadayimoni, don't touch them. They belong to me. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Iyi ni rema y'Imana. Imana ishimwe. Iyi ni rema y'Imana. Asigaye reka bawe umugisha. Hallelujah. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Amen, amen, amen. Baturage ba Gosheni, mugire ijoro ryiza nk'iry'utu babies. God bless you.